alayhi wasallam, we n'abiwe n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Nyagasani ko yazaduha kuba muri abo, Allahumma amin. Bavandimwe rero, ubushize ubwo duherukana twaganiriye ku kijyanye no kwinjira idini y'Uwisilamu. Ijambo kwinjiza mu Isilamu, twavuze ko abayisilamu ntabwo tubatiza mu mazi, ahubwo abayisilamu twebwe n'indahiro ukora ni imvugo, ni ubuhamya uvuga, uvuga yuko uhamije Imana imwe yonyine ariyo ikwiye gusengwa gusa, ariyo yonyine uzajya uharira amasengesho mu kuri yonyine, hanyuma ugahamya n'intumwa yayo yasozereje izindi, ariyo Muhammadi, Imana imuha amahoro n'imigisha. Umaze kumenya ibyo rero, hakurikiraho izindi nshingano zitoroshye, izindi nshingano zikomeye, izindi nshingano zizakugira uwo uzaba we, izindi nshingano zizakuha igihagararo, arizo nshingano zo kwiga. Inshingano zo kwiga. Idini y'Uwisilamu ishishikariza abantu kugira ubumenyi, ishishikariza abantu kwiga, bagasobanukirwa, bakamenya, bagashakisha, umuntu agashyiraho umuhate we, hanyuma agasaba Imana ikamworohereza akagira ubumenyi. Rero ubumenyi burimo ibice bibiri. Hari ubumenyi bw'itegeko bw'ibanze, bwa bundi buri wese ategetswe kumenya, nko kumenya Imana ye, kumenya intumwa ye, kumenya idini rye. Ibyo ni ubumenyi bw'ibanze. Muri byo harimo ibiri ubumenyi bw'ibanze cyane kurusha ibindi, hakaza n'ubumenyi rusange, aho iyo buzwi na bakeya abandi biba atari itegeko. Hanyuma rero ubu bumenyi ni ngombwa, cyane cyane kumenya Imana yawe, ibisingizo, amazina yayo n'ibisingizo bye, kumenya intumwa yawe ariyo Muhammadi, kumenya idini ryawe bigendanye na dalili, atari ugupfa kuza bakuyorera ibyo ibonetse byose. Ibyo byose ni ibidusaba ubumenyi. Iyo niyo misingi shingiro yo kugira ngo Umuyisilamu abashe kugira igihagararo mu idini. Hanyuma iyo amaze kugira bwa bumenyi, ahita ajya ku rundi rwego rwitwa gushyira mu bikorwa. Gushyira mu bikorwa, kubera yuko ubumenyi budafite ibikorwa nta kintu buba bumaze. Kandi inshingano nyamukuru, intego nyamukuru yo kwiga ni ugushyira mu bikorwa. Ntabwo inshingano nyamukuru yo kwiga ari ugushyira mu mutwe ngo ufate mu mutwe umemorizinga ibintu byinshi, ariko umuntu nakorera mu muhanda abone ntabwo usa na bwa bumenyi. Icyo gihe nta kintu ubumenyi buba bwarakumariye. Na ba bandi bose biga ukabona barize, ariko ibyo bakora bikaba bihabanye n'ibyo bize, burya nta kintu ubumenyi buba bwarabamariye. Ntabwo inshingano nyamukuru, intego nyamukuru yo kumenya ari ugufata mu mutwe, ahubwo intego nyamukuru yo kumenya ni uko uzashyira mu bikorwa bya bindi wafashe. Ntabwo ari ukugarukira mu gufata mu mutwe gusa. Rero ibyo ni byo bizatuma umuntu agira ukwemera guhamye, hanyuma akabasha gukora ibikorwa byiza bizima Imana yishimira, akagira igihagararo mu idini, ku buryo bwa bumenyi bwe butazaza abura ubumushinja ko yajyaga abuca ku ruhande akora ibindi binyuranyije nabwo, ahubwo bukazaza ari ubumuburanira, ari ubumushinjura. Ibyo ni byo dushaka. Hanyuma rero urwo rwego rwo gushyira mu bikorwa iyo rurenze, wa muntu yimukira ku rwego rwo gutabara abandi, ari byo ad-da'watu ilayhi. Agatabara ba bandi badafite icyo bazi akabigisha, agatabara ba bandi bari gukora amakosa akabigisha bakayavamo, akabarokora. Kubera yuko iyo biza kuba
umuntu ari ukwikorera ibikorwa gusa akiryamira ntagire ikindi avuga, ntakore dawa, ntakore ivugabutumwa ngo abantu nabo ubwo bumenyi babumenye, ntabwo none aha ngaha tuba dufite ubu bumenyi turi gukoresha muri iyi minsi kubera idini ryabayeho mbere y'imyaka 1400. Mbere y'imyaka 1400 iri dini nibwo ntitwari turizi, ariko mu 2022 urabona yuko ku bushake bw'Imana hari abantu bagikora ibikorwa byiza. Rero ubumenyi budafite ibikorwa nta kintu buba bumaze. Niyo mpamvu rero bisaba no kuva kuri bya bikorwa ukajya no kujya guhamagarira abandi, ugakora iyo jitihadi, ugashyira uwo muhate, ugahamagara abandi bakagera ku bikorwa nabo by'indashyikirwa. Rero wa wundi wagize icyo amenya aba agomba guhamagarira abandi nabo bakagira icyo bamenya, hanyuma ibi bari gukora akayibabuza. Iyo rero ni wari umurimo w'intumwa n'abahanuzi n'abagiye batera ikirenge mu cyabo. Uwo ni wari umurimo wabo wo kumara kwiga bagashyira mu bikorwa, bagahamagarira n'abandi icyo gikorwa, bagahamagarira abandi iryo dini, bagahamagarira abandi kubereka idini nyakuri, idini rizima, idini ribafitiye akamaro hano ku isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka. Hazakurikiraho iki rero? Nyuma y'uko ari guhamagara, yageze ku rwego rwo guhamagarira abandi ibyo bikorwa, hagomba kuzakurikiraho ukwihangana ku byo azahura nabyo byose, kubera yuko guhamagarira abantu ibikorwa byiza, kubabuza ibibi, ni igikorwa gikomeye cyane. Ni ngombwa ko umuntu ahura n'ibizazane, yaba mu magambo cyangwa se mu bikorwa. Ibyo rero biramutegeka kuzagera kwihangana. Niyo mpamvu Imana yabwiye intumwa ya Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha, aho yamubwiye ati walaqad kuzibat rusulu min qablika fasabaru ala ma kuzibu wa uzu hatta atahum nasruna. Suratul An'am aya 34. Imana yabwiye intumwa yayo iramubwira iti intumwa zakubanjirije zahuye n'ibibazo, zarabeshywe, zihimbirwa ibyaha, ariko icyo zakoze zarihanganye ku byo zabeshyewemo, ku byo zahimbiwemo, kugeza ubwo haje intsinzi yacu, kugeza ubwo tubarokoye. Rero kwihangana niwo musingi nyamwamba, niwo musingi wa mwamba w'ibikorwa byiza, niwo musingi wa mwamba w'ibikorwa byiza, kwihangana. Iyo umuntu atihanganye birangira agize gucika intege mu byo yakoraga. Niyo mpamvu idini ritubwira riti igikorwa cyiza ni cya kindi gihoraho. Igikorwa cyiza ni cya kindi gihoraho, gitoya ariko gihoreho, kuko gucika intege ntabwo ari igikorwa cyiza. Gucika intege mu bikorwa wakoraga byiza, gucika intege idini rirabitugayira cyane. Iyo wakoraga igikorwa cyiza ugacika intege, mu by'ukuri ni ibintu bigayitse. Rero nanone Imana nanone yaravuze iti muri suratul Asri, bismillahir rahmanir rahim, yaravuze iti wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati ndahiye ku gihe, yarahiye ku gihe umuman muri rusange. Igihe rero kuki yakirahiyeho? Allah cyangwa se Imana irahira kuki ishatse. Imana irahira kuki ishatse. Kurahira rero ubundi umwemeramana ntabwo yemerewe kurahira ku kindi kitari Imana. Ntabwo umuntu yirahira umuntu ntiyirahira igihugu, umuntu ntiyirahira ikindi kitari Imana, umuntu ntiyirahira ku mategeko runaka yandi, uretse ko yirahira ku Mana gusa.
umuntu yirahira ku Mana, umuntu arahira ku Mana. Rero Imana yarahiye ku gihe. Uvuga ngo Imana yo irahira ku cyo ishaka, ariko umuntu ntabwo yemeye kurahira ku cyo ashaka. Umuntu arahira ku Mana gusa. Yarahiye ku gihe rero atugaragariza agaciro k'igihe. Ibi biragaragaza agaciro k'igihe, kubera ko igihe niyo maidani, nicyo kibuga cy'ibikorwa. Huwa maidanul amal, nicyo kibuga cy'ibikorwa. Niyo mpamvu usanga abantu bavuga ngo time is money, igihe ni amafaranga. Igihe nyine igihe ni umwanya uzakoreramo ya mafaranga. Urimo urantera igihe kandi nakwiye kuba nkoreyemo amafaranga. Igihe ni amafaranga. Rero igihe ni maidanul amal, ni ikibuga cy'ibikorwa. Igihe ni ikibuga cy'ibikorwa. Imana iravuze ngo wal asr innal insana lafi khusr, ikiremwa muntu kiri mu gihombo. Ikiremwa muntu kiri mu gihombo, kereka abo Nyagasani agiye gukuramo. Uretse abo Nyagasani agiye gukuramo, ikiremwa muntu kiri mu gihombo uretse abangaba Nyagasani agiye kuvuga. Illa alladhina amanu wa amilu salihati watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Uretse abangaba baba bujuje ibintu bine, nibo bazagerwaho n'intsinzi. Bujuje ibintu bine nibo bazagerwaho n'intsinzi: abemeye bakagira ukwemera guhamye ku Mana yabo, bagakora ibikorwa byiza, bakagira n'inama z'ukuri, bakagira n'inama zo kwihangana. Abantu bemeye bakemera Imana yabo, kandi kwemera ntabwo byaza mbere y'ubumenyi. Urabanza ukagira ubumenyi, ukabona kugira ukwemera guhamye, bagakora ibikorwa byiza. Ibi rero gukora ibikorwa byiza burya ni umusaruro w'ubumenyi wamenye. Umusaruro w'ubumenyi ni ibikorwa byiza. Umuntu rero Imana yahaye imani, la budda an ya'malu salihati. Faman razaqahu Allahu al-ilma wal iman amila salihati. Umuntu Nyagasani yahaye ubumenyi akamuha n'ukwemera, akora ibikorwa byiza, hanyuma akagira n'inama z'ukuri. Akajya yibutsa abantu ibikorwa byiza, wal haqqi, akibutsa abantu ukuri, watawasaw bis sabr, yarangiza akanabagira n'inama zo kwihangana, akabagira n'inama zo kwihangana. Rero uku kwemera no gukora ibikorwa byiza no kugirana inama z'ukuri, inama zo kwihangana, ibi ni inkingi ya mwamba mu bijyanye ni inkingi ya mwamba muri za gahunda z'ibikorwa byacu bya buri munsi, muri gahunda zacu za buri munsi. Ni ngombwa rero ko ibi bintu bituranga. Ni ngombwa ko ibi bintu bituranga. Rero nanone Nyagasani mu kugaragaza agaciro k'ubumenyi yaravuze ati fa'lamu annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Muri suratu Muhammad ya 19 Imana yaravuze ngo menya ko nta yindi Mana iri ikwiye gusengwa mu kuri, hanyuma wicuze ibyaha byawe. Wicuze ibyaha byawe. Imana yahereye ku bumenyi mbere yo kugira icyo ukora n'icyo uvuga. Mbere yo kugira icyo uvuga n'icyo ukora, kubera yaramubwira ngo banza umenye ko nta yindi Mana ikwiye gusengwa mu kuri, hanyuma ukurikizaho igikorwa cyo kwicuza Imana mu byaha byawe. Allah rero igikorwa cyo kwicuza yagishyize nyuma yo kubanza kumenya, kubanza kuyimenya, kugira ngo ugire gushika mu mutima wawe, unicuza ibyaha uzi uwo wicuzaho. Ni ahacu rero natwe kuzajya tubanza yo kwihutira gushakisha ubumenyi mbere yo kugira icyo twavuga n'icyo twakora. Usanga abantu bavuga cyane nta bumenyi. Ugasanga umuyisilamu aho kugira ngo abanze yicare yige,
arimo arapfa gufata aya akayishakira ubusobanuro, arimo arapfa gufata hadisi akayishakira ubusobanuro, arimo arapfa gufata abantu akabashakira ubusobanuro budahuye n'ibyo bari gukora, arimo arakekera abantu inabi, arimo aragira kubera iki? Ubumenyi ni bukeya, ariko amagambo yamuruse. Kandi Imana ubwayo iradutegeka ngo banza umenye. Nyagasani yashyize urwego rwo hejuru ikintu cyitwa ubumenyi, yashyize urwego rwo hejuru ubumenyi, yashyize urwego rwo hejuru abamenyi. Rero ni twebwe tugomba natwe kureba kure, kubera ibyo bihamya byose bitwereka ikijyanye n'ubumenyi. Rero ni itegeko ku umuyisilamukazi yuko yashakisha ubumenyi ndetse agashyira no mu bikorwa. Yashakisha ubumenyi agashyira no mu bikorwa, kubera yuko yaba umugore yaba umugabo bose bazabihemberwa. Igihe cyose buri wese yagerageje, yashyizeho umuhate, Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo azaburizamo ibikorwa bye. Rero Allah subhanahu wa ta'ala yaraturemye. Ndibaza ko nta muntu kereka ahari ufite ikibazo cyo mu mutwe, ubundi buri wese azi neza ko yaremwe n'Imana. Uko nguko ni ukwemera tuvukana mu mitima yacu. Twese twaremwe n'Imana. N'uwajya hariya akabihakana abiba ari ukwigiza nkana, ariko kuri mu mutima bakuzi. N'iyo ahuye n'ibibazo aravuga ngo Imana intabare, kabone nubwo yaba adaheruka gusenga, kabone nubwo yaba atazi n'aho urusengero ruba. Rero anna Allaha khalaqna wa razaqana wa lam yatrukna haman. Nyagasani yaraturemye anaduha n'amafunguro, ariko nyuma yo kuturema akaduha n'amafunguro, ntabwo yigeze atureka gusa ngo tureke tubeho gutyo nk'inyamaswa, gatureke tubeho gutyo, gatureke tubeho nta kintu adutegeka, nta kintu atubuza, ahubwo yadushakiye ko atuyobora inzira nzima. Niyo mpamvu yohereje intumwa nyinshi n'abahanuzi kugira ngo batubere urumuri rutugarura ku kuri. Rero natwe twoherejwemo intumwa, twese uko turi hano kuri ino si, muri iki gihe turimo, muri bino bihe turimo, kuva mu myaka 1400, twoherejwemo intumwa yoherejwe ku isi yose, ari intumwa Muhammad. Intumwa Muhammad ayiho idini y'ukuri. Uzumvira iyo ntumwa azinjira muri Al-Jannah, n'uzayigomekaho azinjira mu muriro. Uko niko intumwa zabaga zimeze, zabaga ari inzira y'ukuri, inzira y'ukuri n'ubugingo. Ntabwo wagera ku Mana rero utumviye izo ntumwa. Niyo mpamvu abakirisitu usanga bari gukoresha imvugo iboneka muri Bibiliya aho Yesu avuga ngo ni inzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe uzagera kuri Data atanyuze kuri jye. Bakayishakishiriza ubundi busobanuro bwo kumva yuko ari ugusenga Yesu. Oya, ahubwo Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo kuri bene Isirayeli, nk'uko yari yaratumwe mu ntama zazimiye z'Abanyayisirayeli, nk'uko n'ababyivugira. Nuko niwe yari inzira yabo, kuko bagombaga kumwemera kugira ngo batere ikirenge mu cye, bumvire Imana. Nanone yarababwiye ati, ubu ni bwo bugingo buhoraho, kuko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri, bakamenya n'uwo watumye, ari we Yezu Kristo. Rero ibyo bigaragaza ko intumwa zose zazaga zerekana ko zatumwe n'Imana, kandi kutagera ku Mana utumvishije amategeko zizanye. Niko rero intumwa y'Imana Muhammad nayo bimeze. Uzayumvira azinjira muri Al-Jannah, n'uzayigomekaho azinjira mu muriro, kubera ko azaba yaciye ukubiri n'amategeko y'Imana. Azaba yaciye ukubiri n'amategeko y'Imana.
rero bavandimwe, reka dusoreze aha ngaha, tuzagaruke noneho twinjira muri za gihamya zigaragaza ukoherezwa kw'intumwa, koherezwa kw'intumwa Muhammadi, ibihamya byabyo ari nabyo bizakomeza kutwinjiza mu bijyanye n'ubumenyi bwo kumenya intumwa Muhammadi. Imana ihe amahoro n'imigisha, tukagenda twinjiramo noneho tureba uko Imana itubwira, tureba uko Imana itubwira kuri iyo ntumwa, tureba icyo Imana idusaba kuri iyo ntumwa, nabyo tukazabivaho dukomeza kuri gihamya noneho cy'idini y'Ubuyisilamu, dusaba Nyagasani ko yatworohereza kandi akazaduha kwinjira mu ijuru ryayo. Ni aha ngaha rero twagarukira, tubasaba ko mwajya mukomeza mugakurikira iri somo ko rigiyeho, mukaryumva mukarirangiza, byazatuma tugenda dufata ubumenyi gake gake, kandi igikorwa cyiza ni igihoraho, dusaba Allah ko yatworohereza. Mwari kumwe rero n'umuvandimwe wanyu Rugema Saidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.